Siporo imeze gute se sha? Iyi siporo mani yo ni hatari. Ndi kumva ari ndimo ndameramo neza rwose. Ndashaka yuko ngiye nawe rwose dushiramo amafaranga kandi urwo rwose tugomba gukora neza. Aho kusigaho kibyifuza ari byo. Nanjye ndaza gushoramo mani. Ndaza gushoramo nta kibazo dukomeze ka siporo. Nta kibazo ahubwo urumva. Reka dukomeze siporo urumva ariko mu masaha y'umugoroba ndashaka kureba n'urutu tukabikora neza sibyo? Tugere ko uranduhije. We buretse nagomba kuguhagarika rero tuva urabura umuntu namusiga gutyo mwihorere dukomeze tugende ntago namusiga kujya umenye ko nakuna bameze akira shabi tano gito wabigenza sawa ikisi nakoze kuso yes naso ubu kwikura amafaranga 5,000 ngo biherejwe umuntu koko naso we kamubize icyo kimwe gusa uratinya kuva ngo ni kuri 5,000 babiri ko naso uyu ngo yarahinga ubu mwihoreye ako wajyu umva ngubwira ikintu kimwe yumva umenye uko abantu ngo badakora ni kimwe ni baraturemeye abantu ngatwe babakire kugira ngo tubafashe gusa nimba utafasha umuntu wiyumaze iki dukomeze tugende nta kibazo uri umuntu mubi wowe ibi ndabirambiwe buri urugendo umagaritse mu nzira buri kanya hagarara wowe uratinya ukambwira ngo ngugere nguhagarika mu nzira ngiye nka Jackson tugomba kugira ikintu nkora uriya mukobwa uri ku muhanda urumva umukorera iki ngiye nuko ndakubwira ngo ngomba kugira ikintu nkora n'umuntu w'umugabo Imana yagiriye neza urumva akiri kandi dukomeze siporo aho tugeze Imana ishimwa ko si wabanyamurengwe n'aba umunsi mbonye ipfura n'abana bawe gusa n'ubu amazina yacu ajya gusa nanjye nitwa Beti gusa nyine ibyo nta kibazo bitumarire nagira ngo mfashe none mwagira ngo tubafashe iki nyine urabona inkweto zanjye za mbere kandi urugendo ngiye kugenda ni rurerure ntabwo ushaka ko nagira nsa gutya tubafashe hari igihe wenda nakiboneramo n'akarasi nta kibazo nyine umva hanagura neza ngusabye kudakora ku mubiri wanjye kandi uhanagure witonze nta kiri bukwirukanse wakire bice tugira urugendo rwiza mama uracyakubura umwana wanjye ndacyakarimo none si ubu nyine twabikora nyine ibintu biba bimeze nabi mama wakubera vuba tugataha ese kwa Kayihura wabasangiye mama ntabwo yari ko ntacyo bamariye ibyo ngibyo nta kibazo ngaho toragura biriya ariko mama buno bukene ubu tuzabuvamo ngaho ibijumba ngaho ibirayi ubuse buri munsi niko tuzajya tubibona toragura ariko unose uvuga ngo turye ibirayi byo mu muhanda ugira ngo tubishwe aha ngaho utoragure dutahe reka bitoragure si kuko mana
shiri. uyu ni umushyitsi niwe nari mbazaniye nta kibazo. Uyu se mwamenyanye ryari? Umushyitsi n'uyu nzanye. Cyane n'ubu. Ndabizi aha ngaha baba bagenzwa nawe kwibwira ko akira amafaranga yo kumakuru. Agasuzuguro kajojo bakajoginyo uyu muntu nzaniye ni Ibyo kuko ubiketse Amanda ntabwo areba. Amanda ntabwo areba ubiketse. nose uzanye impumyi hano ni kwa muganga uzanye ngo tumuvure. Ariko narubi ubu se umuzanye hano kugira Ndavuze ngo sinsaba ndategeka Amanda agomba kuguma hano mu rugo. Urumva? Wowe waranshatse cyangwa naragushatse? Isa nasora gusuzugura ko sigashaka. shire nyine nagira ngo Imikino nk'iyo nabonye kuba. oye Iki nyine nibyo turakundana ariko Amanda tugende nta kintu uzasiga. Muraho. Anera. Anera nawe. Muziki. Wari kumushaka? Nawe rwose. Ese bamushakira giki? Mbega muri n'inshuti? Ni inshuti yanjye nyine. Hari ariko nta kibazo niyo batahari nyine ngo muganire nanjye nagufasha kuganira nawe. Ibyo naganira nanira nawe ndakarabya. Nta kibazo kusi ubundi meze ute? Meze neza. Gushana nawe usigaye uri ku myako. Nyine reka mubwire. Nyihutaga niba ushaka reka nguhe nomero zanjye z'amamagare. Oya. Nimero ntabwo ari ikibazo. Ahubwo si wowe. Cyokora nta kibazo. Zimereza nyine nzaguhamagara mubwire umunsi tuzahuriraho mu bara nyine nawe. Nyine ndika. Nanjye ndafata mu mutwe nta kibazo. 0 8 4 gatatu 8 9 gatandatu. Sawa. Sawa nari. Ariko ntuzamukira ukanga kumamagara. Nta kibazo. Bye. Semani wajibanza ukaryamusha. Hano umunebwe. Ntabwo nzajya kujyana nawe. Ikintu kiba kiri aho gitinya gukora mu cyakasundi kuzamera. Mami. Ato se byo wana gatari gunyita. Mami. Mama ndarushye bona kubizi. Cyana we. Sanyirukanshije tugeze hano kibakirishira. Yego mama. Komode undebana. Bona nubwo nzojya kujyana nawe. Iteko buri ku bakobwa mwana. Banzere si igikobwa. Dore umwana. Do. Rebaza. Shamba mama hano hari umukobwa mwiza. We. Nibwo bwenge ariko mama mwagiye mureka kuba. Ariko ntari. Tubwenge muzi kureba abantu beza. Yeee. Se kumutavuga. Wamwe icyayi se tukanywa icyayi free.
Uvuye muri phone. Nani kansuka. Uko se bitebye? Bageze unyaka bwo gusuka. Nihanganire ndumva nameze neza. Njye ntabwo mbavyumva. Ubu utameze neza. Ntabwo ndi bujye kumenya. Ntabwo tuva ntabwo ngena naniwe nkawe. Ariko agireka. Ubu se ngera kuvuye muri siporo ariko mwana agireka ibintu nk'ibyo. Sorry Kasi sinzi ibintu usigaye wigira. kandi munya apeti. Apeti. Akase mama nk'ibi bari biki? Njye ntabwo narushye nkawe. Ariko mubiri ntacyo twaje. Nanjye ntabwo namwe icyayi santa natacyo. Umva nkubwirisha. Umva icara nkubwirisha ndakugushije. Ariko mama wagireka kunshuka. Ubu so urajyanga ari ndi mu cyayi ata. Basi kukinywa bireke urumva. Hano so yazanye icyana. Igiki? Icyana. Ni igiki? Icyana. Kimeze gite se? Ni igikobwa ntazi cy'impumyi utamenya. Impumyi? Impumyi. Ngeze ni n'umwana mwiza umuntu yahita Ni impumyi buhumyi. Nimvuga impumyi ubuze. Kuno nzanga. Soka. Okay. Kirihe mama? Reka nsi. Ari he? Ese ufite abahungu beza reba agasantana Gihozo Giho enda urebe umva nkubwire Giho harya ngo ufite sheri mwabonye agafoto ke kumbona ari nabirenze si ubusinguye hari ibirenze biriho none se kubera iki bitarenze si mwiza ubonye hari ikibazo afite gusa atandukanye he n'abandi bahungu mbona hano uyu ngenda abona nta birenze bose kimwe none se nicyo cyavuga ngo ntiwagira sheri oya njyewe ngo naje hano nje gukorera amafaranga iwanyu ntabwo naje nje kureba abagabo urumva noneho nta n'ugira muri make nawe ngira ubundi si ubunyacyaro nkamwe muba muzi iki oya tuba tuzi byinshi si ibyo uzi ibyo nzi urabizi ngaho nyine ukajya koza ibyombo ndabona ndasubirayo ubwo mu cyaro sinzi ko bwabaye nk'uyu namubwiraga iki kaba kari mu kazi mani ako kantu ndakemera kanyibagiza ibibazo byose biri mu rugo namwe se mugira ibibazo cece kuzi ko mama akubura mu muhanda ego ko muhanda ntabwo nari nzi ko akubura mu muhanda akubura atoragura utujumba twose turi mu muhanda mwajya mwakawutoragura two mu muhanda se ukajya gukura mu muriro mbega akantu umva sajya ugabanya burere mva mani ahubwo reka nkubwire urabona iyi kore ntabwo twayinywera hari umugabo ari gutandika imivoka urumva kandi ari kurangara cyane reka tugende tumushyituzeho nka bibiri tunyweshe iyi kore urabona ntabwo twayinywera uzi ko ari byo mwana ahubwo tugenda tujya Mavyisari. Iki kigo kitari bakiri he? Ayo mahera atareba ari he? Mu rugo rwacu akazaramo impumyi ninda papa araza kumbona nawe. Tajya aho nukambyara. Kiri heye. Iki kigo. Tengoras. Bite byasi ubundi wowe? Simona ufite ibigega. Nakuvomamo amazi. Ibi byimbye gutya nta mazi yabamo. Ushishwa nabi. Bagukuye se ubundi? Agombaza. Kifite agasuzuguro ngo ntikireba. ngicishana ubujiji
papa nawe asigaza n'ibintu ntazi uko bimeze urambonera Narakibwiye ngo niba batakwicanye nzakurikira. reba ukuntu kiba cyambaye ibintu ntazi ese undi ni bwoko ki ni hari shababu hari kaida ni iki Ari ikintu hajya ngo no sinzi ale umva mani ndaje nk'iminota 10 umva byibuze iminota 10 ndampageze mu kanya gato ndabana ugeze twagushyize mu nzu wasohotse gute? sawa okay mfura mushiki wa iki kintu uzacyitaho nawe ndakuzi ushaka uzakice dushishwa nabi bagukuye se ubundi agombaza gifite agasuzuguro ngo ntikireba Ariko mama, koko buno buzima bwo kwirwa dukura mu muhanda ngo tuzabigenza gute? Ese mwana wanjye ugira ngo mbigenze None se mama, nta kandi kazi twabona ku buryo bwo gukura mu muhanda twabyihorera. Ese urabona twakora akahe kazi ko kari ariko nagize imana leta kwawe. Rwose Mana ndabona bumaze kurangira. Mama, njyewe ubuzima bwo mu muhanda bumaze kunanira pe. None uragira ngo dukore iki? Mama, reka njye kwitaba ino telefone. Ndaza ariko ntacyo. Reka mbe nkuretseho. Uriya rwose ubona se abantu bavugana nabo kugira ngo bose mbakubwire. Sinkubujije kuvugana n'abahungu ariko bari abahungu mvugana witonde. Ariko mama, abantu mvugana nabo mba mbazi. Rwose ntukajye ugira ikibazo cy'uko mvugana n'abantu. Cyenda reba ujye ureba ibituriho nurangiza ujye kwiyandarika umva. Oya mama, gira icyizere ugenerwe ntabwo. Hafi bari abahungu icyo bagushakaho ni iki kimwe nibamara gukina bazakubwira. Oya mama, humura ntabyo nzakora rwose. Kwa mwana nawe urananiye. Reba nakuguriye phone ntakugize ndakwandika nta kuntu nakugiye ko ntabwo ngwita. Iki telefone si cyugo natishanye nzakigusubiza ibibona. Ubwo si iyo phone igura amafaranga na gutyo abandi baratunga phone za 5 bamwe kugura phone 200 bisika ko ntabwo ngwita. Muri barse bas abahungu b'iki gihe rwose uragize imyaka 15 bakavuga ati nabaye umusore ubwo nawe atangiye Ndabona ikintu amafaranga reka ibyo binkora gushaka kugira ngo ujye mwiraho ujye mwinda icara mwinde gucuruza nta bindi bibazo Ngema nyira amafaranga kujyanye kwitarasiza. uguhereza amafaranga uyagendane uzagira ngo urare guhinduka indaya icara mwinde gucuruza Ubwo so bugiye. Njyewe agiye mu nama y'abakiriya ba karitsiye ahubwo akira reka njye mu nama y'abakiriya ba karitsiye naho utaha Bana shira wanjye atinze. Bashira nawe rwose sigane. Shira nasigane ngo akubona atinze gutya. Naraza kumuca amana. Baba we mbese uduka. Yo, bega shiri. Bega shiri. Mama yaje kandi dore n'iduka ryose tujyanye rya mama n'irya. Ese koko nze. Kuko fashe. Bose abantu bajya muri n'umukiramba. Hano no kwisanganira. Icyo ushaka cyose gifate iri duka ryose n'iryanjye. Cyose. Nta bintu byo kugira ubwoba iri duka ryose n'iryanjye nabi. Mbese icyo ushaka cyose. Ndabona ari narimo ibintu. Ganjye by'umukino. Sheri, ibintu
byose ni ibyawe byose icyo ushaka cyose bifata n'ibi bintu byose byose mbega bintu byiza rwose ibyo ngibyo ubajya gusifa reba n'ibindi byose ndabona byose ari byiza nabuze n'icyo nafata intara zibaho ndagazo iyi foto koko gushyira kuri WhatsApp nze byamagaye nyura bite byawe urimo kumena amazi y'umunsi batsi amazi uvuye heza ariko se icara ahangaha none ufite ikibazo ufite ikibazo ako se ikigomba kuba kiri kuri gate icyo nta kintu cyakozera ufite icyo kibazo mbese ntunareba noneho ndashaka kukubaza wageze hano muri iki gipangu wisanze hano wizanye se wisanze hano iki ni ikibazo pe mama mamagaye mama mubaza mama noneho mbabwire wowe rero uraburetse cyangwa uhaguruka mwerekana yijyane mu mama